bimeze bite se? mbona kigira amasoni ntabwo ari amasoni ahubwo n'izuba njeho narimo ntora akayaga kugira ngo fresher zigaruke. Rayananiwe eka twe nakatwigira uwo wadanje usubona tutakuza ukatwifuzaho nta danje ni kwa kundi tu rwamagana ngukize siko mbona n'umusigaye muteye ubwoba siko nari mbaye ninjira hano akusa amaso ndumirwa ntabirenze karekisura nakeye rero sigaye ukeye none n'iri zuba ry'ibintu byabaye ibindi bisaba kugira ngo utekereze urabizi ko mbere umuntu yabaga n'ibintu bigenda ariko ubu ngubu yabaga bizinesi iwacu aho ubundi nyine ni iby'iyi minsi ntabirenze ariko namwe ndabona reka imico ari yose ajya ngo sinzi ahantu usigaye mugurira cyane ni cyane ibyo nabikuziho reka urabona abayashukoje ndagifite siko babyitiye isoko zose uko udaheruka kutubona visa duhurira online usubira n'ibindi urabizi nyine bizinesi dufite ndabona iri kugenda iferi ati kuri iyi mpamvu ubu ukuntu tuba twatangiye byarimo bigenda biza ariko rimwe na rimwe sinzi nimba ari imyanya muri kubura nanjye byari byarantunguye ahubwo murakoze no kuba muri kugira ngo tunabiganire ibintu bya online nabyo burarigiye bibangamira rimwe sinanabirebeho bitewe n'akazi kenshi mba mfite ugasanga ni bya binini bituma bizinesi yacu iri guhomba sinzi fani harabura iki kugira ngo tuzamure bizinesi yacu itere imbere akoma muzigure yawe yakuneza burundu siko abavuga ari seriye nagera nenda nkabona kurakarabira ndeba nk'ibintu abavugira mba muzikira ndenzaho ubusore bw'imitsi konda byarubaga aragabaho njyewe no kubera amarirungu nanone numva atava yarubaga se aya nanjye ndabukunda ariko ari igihe adakana nshakora amafite inkumba arandakana ariko nanone nkumva nta wundi mukozi ntabona nta wundi twashoboka na buriya Shayihangane kwana gukurije cyane yakubise ko nyemba nifite gahunda zihuta shanga bibabari bimeze bitese akose ndebe kuba wavuye ibyo ni ibikiko mukafure koko nta wakurenganya ko ugatinya kukaza hanga wambaye ibyo ngibyo nahise ko nambaye neza wambaye neza ko ari ibifurera abayanguriye reba yo mbaya kukirenze hiri ku mugabo aya magufa yari yarananiye hiri ku mugabo wambonaga nkikize nk'umuntu utarya ariko ndebe urebe n'ukomeze uri mu biki mu by'ukuri wowe dore n'ikibuno kiri kugaragara kitagaragara se ndihahira nkigaburira nkanywa icyo ashaka urumva narangiza amahoro ndayafite mu mutima ahagije nta wundi azi ijoro none ngo we bageze no ku rwego rwo kubita neza ubwo sohotse ngo abana banjye batahaba uri kujya kumva ngo napfuye aragukubita ko kuvugishije ukuri kunkubita no kuniga wayabonye ntarije kumva
Karibu. Bibi. Meze neza. Kuri wenyine se abandi bari he? Barahari. Ko tuje cyane. Sisubiza. Iri mu mupira. Ndi kureba umupira. Nawe si bijya bireba. Ego uyu munsi nabirebye. Birarenze none. Ese ko mbona uri gusa neza noneho byatari byageze. Bibi. Usigaye woroshye nk'amafaranga. Aha, kumara ibyo cyagiye byanyu bya kera. Gute se n'ukuri none muri iyi minsi ushaka uteye irari. Yego. Peka. Nagiye gutera irari none. Umuntu umeze. Shari suranze tubira bijyana niwe mumubona biriseri. Tari serious. Bona se amafaranga atari kuza. Ega hari abantu bamwe batinda kwinjira muri biriya bintu ariko abantu babanje muri biriya bintu bageze ku rundi rwego utakwiyumvisha. Nabera byacu bizagiye umumaro nitubishyiramo imbaraga. Ikibazo si imbaraga nyine ko muba muri aho mwagira ngo sinzi ibyo murimo. Tubigenze se ntabwo ndishyiramo. Ndagerageza. Ikibasha kugerageza ukabona ariko itinginga ariko fani arabiki. Ndacyari kuvuza. Nzajya mwibutsa. Umunsi kundi murahorana. Igipfa n'igikira uko muba mukibona ibyakunze bitakunze muba mubibona. Harabura iki kugira ngo tuve mu bintu turimo. Nyine murabizi. Mugomba gushyiramo ingufu kugira ngo bigende neza. Sibyo? Ma, umva. Genda urebe ubutunganya hari ujya ufasha bya rubagare reka nkubwire nubwo ari umukozi. Umukozi ntabwo ari ingaruzo umuhetse. Oya nibyo ndamufasha ariko anabyubaye se. Ariko ma uzi ko iyo yoza nkakoropa nkoza. Ahubwo nibyo bimunteza. Yanze kuyihambiriyeho yubaza iki? Yego, urayishaka nk'iki. Niyo mpamvu nabaye umuntu siragereza bamushyire muri gereza. Ratire wa muntu abanje gukubita no kuguhohotera nurangiza. Uze nkwereke isuku imeze we. Yegora uyivimvire. Urumva ubuzima bworohe. Urya icyo ushaka, unywa icyo ushaka, amahoro yo mu mutima gutahemo, wambara icyo ushaka, usirimu kuba umwana muto cyane ku myaka yawe. Umusaza nkuriya zamura urushinga agiye kuwukubita. Reba ukuntu wabaye ariko, reba uburyo wacupiye. Iyi naracupiye abantu bose barabimbwiye. Bimeze bite se mbona? Nagiye no kukwigisha ntaranabyumva bimeze bite? Ndakubwiye ngo ubwo nahindi kimaza. Ariko se mbere ya byose harya unywa gake. Isitu. Citro fanta. Niyo nikundira. Nambasha. Umva reka nkubwire. Nundi munsi. Ntuzongere kwicara imbere yanjye nkubwire ngo citro se ni ibiki? Fata akantu seriveri yajyanye urufunguzo. Ariko reka ntacyo reka nze nkwereke twiyeranje. Ufata akantu yego baba yego. Soma uzakimenyereza igihe gito kuko ngo waza muri iyi si y'abajama n'abasista ngo uze kunywa ngo citro se wayinywa he? Nava mu nda ya mama. Soma wumva ariko soma wumve ukajya ukatsi jya wigira ni jya wikura mu buturage. Soma nta kintu urumva se katameze neza ko birura birasharira suza biza inde birarura no Birarenze pe. Ndasanga gusa nzi ibintu wajanywe. Nta birenze ahubwo no kubura umbera mushya mba numva byandenze. Umeze bite? Wise ninde? Inshuti yanjye. Inshuti yanjye? Yego. Wowe se? Wowe Debora? Yego njye. Uyu mungu ni inshuti yawe? Na Direde? Ese Direde zitwaye? Oh my god. Ugenda unungura bebe? Eyo. Bite? Nitwa Darirene. Nanjye ntwakiwe. Yego ko wakiwe. Ni karibu. Nushaka. Usengera nte? Shamujye muhambira we na Mike. Ntabwo kuba. Nyine nzajya mbikora gake gake ntabwo uzajya mubona. Ujye usirenga umunsi umwe wundi ukore kugira ngo turebe icyo twageraho. Se uzaguma mu kusirenga. Oya nibyo uha umwanya nawe.
noneho nibyo yashyize imbere cyane cyashyira imbere akananga gusa gukora ntibagiye no kubabwira ko mwambaye neza mwajyanishije hasi musigaye mugurira yeza ndetse karubwo nibwo tubona ntabwo ari bwo mbabonye murabizi namwe naje nihuta icyo ni icya mbere kandi nanone n'ibi bituraje ishinga nabyo murabizi ariko wenda ko byasaga nkaho bisa nkaho bicogoye ibyo twari turimo ubu niwo mwanya mbonye wo kugira ngo mbitegereze neza nanabiteho twe turatwika turatwika fanika ariwo mwanya natwe tuba tubonye ubizi neza ndabahamagara rimwe na rimwe ugasanga ni koroweti rero wenda mporofise kugira ngo mbabone nyine niwo mwanya tu fane ntuzengereze kuri ku bya bizinesi abyanga kubi ese ubwo kariwo mwanya twari tubonye basi reka ibyo tubireke basi ngo bimeze bite mu buzima busanzwe tumeze neza nta kibazo dufite tumeze neza tubishimiye boyfriend se bimeze bite boyfriend wande abafana uramuzi se parika imyaka ufite ntabwo waba ungana kuko ntawe ugira ntafite aho gusa n'ubuzi bujanye azamubara fana boyfriend afite bose sawa igitera ahubwo yabuze amahitamo ahubwo nikisi biracyari mu nzira ntabwo arabagira wagiye uvugisha ugiye kuvugira hano hari ibyo muzirayeho kuvuga ibiki yibore ntabwo ibyo binandira amakuru si abahungu twiganye we urebye kuko nka arufa we bari hafi no kurongora muri ino minsi atadutumiye so ukazabatumira nubwo mbimuvugiye ariko bazabibabwira kubera twabanye nabi ko ntabwo mwabanye nabi ariko wenda urumva ntabwo ngewe namutekerereza kugira ngo wenda mbimuvuge babwire ngo iki gihe n'iki buri hari ibindi nawe ari gupanga azabibwira wiwe kadategereza siko mwakuze wowe se urabura iki nanjye ni iminsi mike kuko hari byinshi mfite girlfriend utaramutubukira nzabamurikira niba ngombwa ibyo uriya mukobwa ko agira agasuzuguro kenshi mureke afite stress nawe ukazamunaniye gukemura mu mutwe we uritaho bebe sino muri iyi minsi ushobora kunongora ese ngo reba ukuntu wambaye agakanzu keza nese subizi ni bino myambarire hari ibindi waminduriye noneho ubundi se ushaka ko wambara ngo birarenze noneho iyo ndi kukureba mu maso ufite amaso y'ibitesi akomana uzi ko watuma umuntu yibwira ko ari mwiza kandi atari na mwiza uri mwiza ahubwo birenze ahubwo icyiza kirimo ni ukuri naje gusanga ukwiye umuhungu mwakira niyo mpamvu rero bebisha ntabwo wabyumva gusa iyo tutari kumwe mba numva hari ikintu ndi kubura muri njye Suzana siko witwa se n'undi munsi utazongera guhingutsa unyita iryo zina kuko iryo naryitwaga kera ubu noneho sigaye nitwa Suzi cyane rwose kimwe nuko nawe n'undi munsi uzaza uje mu gakino utazongera kwitwa ririya zina ryawe ahubwo uzitwa Soso uri kubyumva neza ubifate mu mutwe mbese ntago nyiri sori ntukiri sori n'uburi Soso ubu ngubu ugiye gutaha nitwa Soso ubyimenyereze Soso ibyo bizina bya kera Soso nyine katwe gushyuhaguza ntabwo ari gushyuhaguza kubaza nabyo urabona na ya myaka nayo ibidusatira kandi urabizi neza turi na 20 se na rimwe gusa umuntu wavutse dusipoze ndikenda kabiri urumva atari ya myaka 30 itagiye kumusiga cyangwa ndira niki wanjye zikwibariza ngo nabere gukira ese wareka kubaza se ari bo kuraje ugomba kwibariza da nicyo gihe reka urabona nawe arakuze mbese muri ya myaka nawe niba iri ku mugongo urumva bitazaba ibindi bindi ntibariza Suzambariza aha nanjye hari ikindi mvuze
ugomba kwibariza ibyo ni mu byihorere nyine mbese Sharikisi amasaha yakeka gutaha. fani aracyari kare ataha n'amasaha saa 8:10 basi nka saa 9 bamenye ko hariho n'izuba tutahakurereka Twaje kasi Gutaha. sigwa magana hirya kuko ubizi yuko leta niyo mwaba mwateze bisi. Sha Alexi. Yes. Ufite izindi gahunda. Okay, ikibazo ntabwo nabangamira nyine. ese Alexi turagenda tudasezeye mama Kaza mubwira se. Wari kumudusezera. Oya. reka tuze Kanze mubabwira azabasezera. Ibyo nabizinze bitazameje niba bivumbura bazabita kuri kwibara. niba kuvumbura se urabona ndanga nk'abaringa njye sindi kubibona Birameshira. urabona ukuntu uri kukizingazinga nk'itorosho Ese nzinga gute? Uwo itaze neza. ubwo si yawe ni ukuyizinga cyangwa ni uko iryo kote ari iryanjye Nabateke kahaze. Kaza kajana. ahe kuyizinga iryo kote neza ntabwo ari itorosho mbabarira Urabona nyikoropesha sanga. ahubwo none se n'itorosho kutayizinga gutyo reba ukuntu uri kurizinga uko rero uhindura izina kora ko n'umubiri ugenda uhinduka ndahita mba mutoya wambara utuntu soso ugaragara neza soso imisatsi uzajya uyihindura mbyibukara. utabyibuka umusatsi cye sha urabona uzaza ko Uzaza. fere yansutse nka wogosha uzaza wowe rebana n'uriya musaza ibindi ubindekere ngiye kugifungisha nzakwereka uburyo uhita uhinduka umwana mutoya bakajya bakubona bakavuga bati we uriya mwana umukuye he nkahita mvuga inimukuye iyo from G ubwo nanjye mbe mutoya bikaza cyane nkuremo bino bintu sibyo ni ibiki wambaye koko mu by'ukuri nk'iyo wirebye ubona ukiri umuntu wowe ngwino oya gukosora nicyo cyari kinzanyerega sicyo cyari kinzanye se ngo ngire inama nta nubwo azongera rero ni nacyo kugira inshuti bibiri yewe Araje abasezerera mu tuntu duto ariko araje. Bana bango muratashye. tatashye muri Mwakoze cyane. Mwami Yesu rwose abaha umugisha. namwe mwakoze kutwakira Uzagaruke. sawa ko tuzagaruka Yewe ubutaha Alex rero nabarenze irembo. Amaherekeza. Ngaho mama. Uzagaruke n'ubutamu gusura. Ubusa buri. Indyo ziri hejuru. Mwana wanjye aramutse ashatse umuntu uriya nababara n'ukuntu umwana wanjye yitonda kandi ari umuhungu ugifite ubunyangamugayo n'ubunyarwanda. Agenda ndabaza ariko nabuze uwansubiza. Jyana ibye cyangwa ngo mwana wanjye kuko wenda niba n'uriya da uriya nawe ariko afite utunweri tumanutse duhisha mu maso niba ahisha utujigo niba ariko ko ari uriya ntaho ahuriye n'uriya ndabaza ariko nawe uzonsubiza indyo ziri hejuru aya mwana wanjye uko biri aramutse afashe uriya warengeje irembo Irembo ntabwo mbagejeje kure. Wagwa akazi nkako nkora ngo urabusokoze nakukora se n'ubundi buriya kuburyo warebye umuntu uri gukomanga ukagabanya iyo mayi wanga se warebye umuntu ukomanze ariko urakomanga na urasenye dore bitenye amakuru yawe biteze ko ushaka kwinjira gwite witwa n'imbuye
ase byaruva waritse umuntu akinjira Nicole ni inshuti yanjye turazi ujya kudusura nyine ase uri mu biki wowe injira umurekane n'uwo nguwo ariko azari mu bitaro nawe ni kwa muganga ufite ikihe kibazo ikibazo injira kane nawe suriya nawe uzaze wananyagayo nta kibazo ariko dufite inkweto zisigariye yicarire rekana n'indi ibintu bigeze nese wasubiye akazi urimo urakarangije nakarangije ariko nese niba wakarangije ni ngombwa uze kwicara ahangaha mu ba mbere abantu bari kuganira tugomba kwakira umushyitsi umushyitsi se wawe uyu mukozi wanyu yavuze ko aje kudusura twese bimaze gutera akazi akora ahangaha ni uguterana stress nta n'ikindi kintu akadusura nanjye ngo ndimo ngeze ntabwo ndi umuntu iyo ngenda inyamaswana none se ureka nkubaze ushaka ko umushyitsi ndamaje nti uje kugira ute ngo nje kubasura nanjye ngo nyine akasura cyakoza rubanda ariko si wanyu nesha rubanda bararira icyo kintu se ni igikirane umva mana yanjye n'uruzi uri umwe rukumbi uruzi ndi wese ubu ngubu iyo ndi kumwe n'urubavu rwanjye mba numva nuzuye subizi gusa umutima wigirira uzawuharana sibyo ubwira akantu keza ese iriya bwira rero turasohokera he ni njye uhitamo cyane gusa hitamo ushize n'ibyo wahisemo ugomba guhitamo ibihe tuzagera kandi ntabwo nshaka mu Rwanda tuzigira Miami sheri ntabwo nshaka mu Rwanda tuzigira Miami nare tutembere ku mazi okay wino ngukosore ngusohokana abana bajye bavuga batumva utuzaniye umuntu nangire ryari sawu tubanze twiguryo kiriya gisaza bagifunga wowe ikintu kugiraho inama njya kumutazamurika nkubite ujye ukiyenza none nk'umara kukiyenza gataha mu gicuku nawe ajya atahamo uburyo uzabikoramo ntabwo bizi ubwo byo nta nama mbifiteho ariko uragiye ujye ukiyenza numara kukiyenza kizamuke nk'igitera ngo kije kugukubita nemere ntege kintu uhita uhamagara polisi cyangwa RIB umva ugapfa ugahwera ukarambarara bakaza basanga uri umurambo iyo niyo nama nawe ukora ku byo wabundikiye waje gushaka uhita uza dukora umuti yego se bite mwana wa ndaho nyine ni izuba riri hanze mu kazi biragenda business gusohokanya ibintu byawe byo kwicaraho udashaka utagira unyereka nizere ko ari uriya wari ufite utunweri cyangwa se wari wambaye akantu gatukura gusa mwana rwose buriya nari niteguye ko waba uje kunyereka umukazana ngo mukazana ni imyaka yanjye mama ubwo se nturi mukuru ntakamukuru ariko urumva ntabwo nibwagiye gusa ntabwo mba narabikubwiye wenda uracyabigize ibanga nabibwirwa n'iki ese ibyo ni ibyakabaye ibanga nyine iyo utari wabishyira ahagaragara biba bikiri mu ibanga ese be umukozi se niwe mutunze kozi hano ndetse ndamatungo barantunga nditungo ngewe ahubwo wowe urenze itungo ariko bitewe ukajya uvuga nabi kubera abantu nk'ubu ngubu bangaha ariko uyu mukozi buriya ariko uyu nishari wawe si bitewe wahagurutse sana ukagenda wahagurutse sana ukagenda se ubu wagiye kakunesha umutwe kuko mane yanjye buriya wasanga uyu mukozi wanyu nk'amatabi ngagenda itabi urabona se riba ritamwishe aha ni muri California wowe yayihangana ahubwo ubu ryarakumaze ndakubwiye wowe genda wowe n'abategura mama y'Imana yo mu ariko se reka nkubaze byarva ushaka iki shaka iki warekanye nawe umusaza azajya sarusarane nawe uramaje ngo ushaka iki asundi uri undi we hano tugutunze nk'iki kutari umwana mu rugo reka nkubaze nigire mu kazi nuri umwana mu rugo nuri umufamiliye uraza sibyo ni igihe cy'inyazina rekana nawe bazana ngo basiko ngaho bazoka se basoka iki niwe bikweto wasanga binanuka
ariko uyu muntu ahangaha ndabona ibintu bikomeye soka birakomeye rekana kagabo nese umuntu azansura sibyo imiteja si umuntu azansura azicara ngaha mpaka yumva ikintu abantu mane yanjye wese reka nkubwire mama kagende njye mu gikoni kandi reka nkubwire wowe ikintu ushaka warya mama yaravuze ngo uzajye uncunga ntagucunga ako kaguru rero nzakavunira inyuma yanjye hanyuma mama azagenda kuvuza ubwo busutwa ako kaguru nzakavunira inyuma yanjye